Ibihe byiza turabasuhuje nshuti bakunzi ba Isange TV show, mwe mudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, mwebwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukunda umunsi ku munsi, ndetse namwe mutwereka ko kuva aho twabazaniye iyi channel yacu bagezeho ibiganiro ku mirire ni ukuri hari ikiri guhinduka mu buzima bwanyu. Turabashimiye rwose mwe muca mu gikari mukabitubwira, ni ukuri mukomeze guhabwa umugisha. Nge rero tubana kuri Isange TV show nk'ibisanzwe, amazina ni Uwase Diane. Mwebwe mwese turabararikira kugira ngo tuze kubana mu kiganiro cyiza tugiye kubagezaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiribwa gikundwa n'abantu benshi ku isi hose cyitwa imineke. Ni igihingwa cyororoka cyiza kandi gishobora kuribwa n'abantu bose, abana, abakuru, urubyiruko n'abasaza, bose ni ikiribwa bakunda kandi banakoresha kenshi ugereranije n'izindi mbuto zikoreshwa cyane. Ariko se uzi akamaro k'imineke ku buzima bwawe? Reka tubimenye rero. Ndagira ngo munize umwanya, munize igihe cyanyu kugira ngo tubane. Twihuse rero, reka tubanze turebe ibikubiye mu muneke cyangwa se ibigize umuneke. Mu muneke dusangamo karori 112 nibura mu muneke wa grumisheri uriya muremure. Dusangamo karori 112. Mu muneke kandi dusangamo ibyo tuzi nka carbohydrates cyangwa se ibitera imbaraga. Dusangamo vitamine C igera ku kigero cya 12% kuyo dukenera ku munsi. Mu mineke dusangamo fibre cyangwa se ibikatsikatsi. Mu mineke kandi habonekamo vitamine B2, B3, dusangamo copper ndetse na magnesium. Ibyo byose ni bimwe imibiri yacu ikenera cyane, cyangwa se imibiri yacu yifashisha kugira ngo ikore neza. Ibyo nabyo rero tumaze kubabwira nibyo dusanga mu mineke. Mwibutsa aho utarakora subscribe kugira ngo uyikore, ujye ubasha kubona ibiganiro byacu ndetse n'ibyatambutse ubashe kubibona kandi vuba. Rero twihuse tugiye kureba akamaro cyangwa se ibyiza bigera ku 10 byo kurya imineke, cyangwa se akamaro kagera ku 10 ko kurya imineke. Imineke itanga ingufu vuba kubera irimo carbohydrates nyinshi cyane, by'umwihariko natural sugar nka glucose, fructose na sucrose zituma umubiri ubona ingufu vuba. Niyo mpamvu abakinnyi benshi bayirya mbere yo gukora imyitozo cyangwa se mbere yuko bajya mu myitozo. Akamaro ka kabiri, imineke ifasha umutima gukora neza. Imineke irimo potassium nyinshi, ikaba ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso no kurinda indwara z'umutima. Niyo mpamvu kurya umuneke umwe ku munsi bifasha umutima wawe gukora neza. Ibi ngibi rero bijyana nuko imineke yoroshya imitsi, cyangwa se imitsi ikamera nkaho yagutse, noneho amaraso akabasha kunyuramo byoroshye, cyangwa se imitsi igafunguka, amaraso akabasha gutembera ajya hirya no hino mu mubiri, bityo bigatuma umuneke utuma utagira ibibazo by'umutima. Reka twihute ku kamaro ka gatatu k'imineke. Imineke ifasha mu igogora. Imineke ifitemo fibre naturelle ituma igogorwa rigenda neza kandi ikarinda kwituma nabi, ibyo tuzi nka constipation. Ni byiza kumenya neza ko mu mineke dusangamo turiya dukatsikatsi kandi tugenda tukagaburira bakteri nziza, bigatuma igogora ry'ibiribwa rigenda neza. Ahangaha abana ndetse n'abakuru bayirya bagira amara akora neza. Ni byiza ko igihe uha umwana umuneke wibuka kumuha umuneke uhiye cyane, cyangwa se usa naho uhiye neza, kugira ngo utaza kuremerera igogorwa ryiwe, ahubwo umuha umuneke woroshye uhiye neza kugira ngo igogorwa ryawo rigende neza. Ariko ku muntu mukuru umuneke nta kibazo, worohera amara, bityo bigatuma utagira ibibazo bya constipation. Reka turebe akamaro ka kane ko kurya imineke. Imineke irwanya stress ndetse n'umunaniro. Imineke irimo intungamubiri yitwa tryptophan ifasha umubiri gukora serotonin. Iyo niyo ituma umuntu agira akanyamuneza. Niyo mpamvu kurya umuneke bituma wumva wishimye, cyangwa se wumva umeze neza, ndetse nta n'umunaniro mwinshi ufite. Murumva imineke ibitse amabanga menshi akomeye.
Reka turebe akamaro ka gatanu, imineke ifasha ubwonko gukora neza. Imineke kuko irimo vitamine B6 ifasha ubwonko gukora neza no kwibuka vuba. Ni byiza kuyirya mu gitondo cyangwa mbere y'imirimo ikomeye isaba gutekereza, cyangwa igihe wumva usabwa gutekereza ku bintu bitandukanye, cyangwa se akazi ukora kagusaba gutekereza cyane. Ni byiza ko mbere y'uko ujya mu kazi ubanza ukinjiza umuneke mu mubiri wawe kugira ngo uze kugufasha mu gihe ubwonko bwawe urimo bukoresha cyane, cyangwa se ize kugufasha ubwonko bwawe burushaho gukora neza, bityo n'ibyo urimo gukora ubashe kubikora neza. Reka turebe akamaro ka 6 k'imineke. Imineke ifasha umubiri gukoresha neza calcium, ubwo ni ugukomeza amagufa, bityo bigafasha gukomeza amagufa no kurinda indwara nka osteoporosis, za ndwara zibasira cyane amagufa. Imineke rero ni myiza kuko dusanga iriya calcium kandi dufasha mu gukomeza amagufa. Reka turebe akamaro ka 7 k'imineke, cyangwa se icyiza cy'imineke cya 7. Ifasha abagore batwite. Ku bagore batwite, imineke ifasha kugabanya iseseme no kongerera umubiri intungamubiri z'ingenzi. Ikaba inafasha umwana uri mu nda gukura neza. Ngira ngo bitewe n'uko tumaze kubabwira ko imineke ifasha ku bwonko, irinda indwara z'umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi tumaze kubabwira haruguru, ahangaha rero noneho no ku mugore utwite, umuneke ugufasha kukugabanyiriza cyangwa se kukurinda iseseme, ndetse bigatuma n'umwana uri mu nda akura neza kubera za ntungamubiri zose twababwiye. Izi ngizi iyo uwuriye ndetse no ku mwana uri mu nda ziragenda zikagira icyo zikora kuri we, bityo bigatuma akura neza. Reka turebe akamaro ka 8 k'imineke. Imineke ifasha kongera ubudahangarwa. Imineke irimo vitamine C ifasha umubiri kurwanya mikorobe n'indwara ndetse n'umunaniro nk'uko tumaze kubibabwira. Ahangaha rero iki ngiki nacyo mucyumve cyane. Hari bimwe tuzi nka antioxidant cyangwa se ibikura imyanda mu mubiri. Ahangaha rero izi antioxidant zikura imyanda mu mubiri binakura cholesterol mbi, cyangwa se bigabanya cholesterol mbi, bwa bwoko bw'ibinyamavuta bishobora gufunga imitsi, ibinyamavuta cyangwa se ibinure bishobora gufunga imitsi, bityo amaraso ntagende neza. Ahangaha rero izi antioxidant zisohora imyanda mu mubiri, zikuramo na ya cholesterol mbi ishobora gutuma imitsi ifunga, bityo amaraso ntatembere neza, ugasanga niho havuye za ndwara zibasira umutima. Rero imineke murumva ko akamaro kayo ka 9 n'akari ingenzi cyane. Ni byiza kuyishyira mu mbuto urya kenshi mu minsi nibura igize icyumweru, kugira ngo izi ntungamubiri twababwiye, cyane ko twabwiye ko vitamine C irimo igera ku kigero cya 12% kuyo dukenera ku munsi. Rero ni byiza ko iyi vitamine iri ku kigero cya 12 nibura urya umuneke umwe ukayibonamo, ukaza guhangana n'izindi ntungamubiri uri bukore mu bindi bintu. Ariko mu muneke murumva ko izo urimo cyangwa se iziwugize ku munsi ari nyinshi. Reka turebe akamaro ka 10 ari nako ka nyuma. Imineke ituma uruhu rusa neza kandi bikakurinda kugira iminkanyari cyangwa se kuzana iminkanyari. Kubera iyi vitamine C irimo, ituma uruhu rusa neza, rukoroha ndetse bikanakurinda iminkanyari. Ni byiza rero ko urya imineke kenshi. Umuneke umwe ku munsi waguhindurira ubuzima. Umuneke umwe ku munsi watuma ubuzima bwawe burushaho kugenda neza. Turabashimiye rero mwebwe twabanye mu kiganiro cyacu kuri Isange TV Show. Turabashimiye mwebwe mutwereka ko mudukunda ndetse mukunda ibyo dukora, munatwereka ko bibafitiye akamaro. Mbibutse gukora subscribe, like, share na comment igihe ubonye iyi video, kandi uyirebe yose. Bantu banje ntimukarebe video ngo muyirebe amasegonda 30, ahubwo yirebe yose kuko ibikubiyemo iby'ingenzi kandi ukeneye. Rero mwebwe mwese turabashimiye, dukomeza kubana kuri Isange TV Show, tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu byiza tugenda tubategurira mu bihe bitandukanye.
Nanone kandi ndibutsa wowe ufite ikiribwa wifuza ko twaza gusobanurira, icyo waba ukunda cyangwa utagikunda ariko wifuza kumenya icyo kimaze, uko gikoreshwa n'ibikubiye muri cyo, twandikire muri komenti utubwire tuzagusobanurire icyo kiribwa wibaza mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Njye rero twabanye hano kuri Isange TV Show, amazina ni Uwase Diane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turabakunda cyane.